Did what? Are you happy now? Hey, happy about what? I don't understand what's going on here. I didn't do anything. Then who did? Ever since I met you, it's been one problem or the other. I have begged you. I have pleaded. What else do you want? Why are you tormenting me? Betty, I have no hand in this. You have to believe me. Believe you! You and your men barged into my house, handed me that piece of paper and forced me to recite it online. Online! I begged you. I pleaded. But you didn't listen. I was angry then, but I promise you I have no hand in this. Well, someone else. Look at my house. Look at my house. I am just a simple girl trying to make ends meet. I can't do that anymore because no one wants me around. I have lost jobs. I have lost clients. Don't touch me! Don't touch me! Betty, please. It was just one simple lie. It was just one lie. You could have let it go. You could have just let it go, but you didn't. Now your followers, everybody is after me. I cannot even walk on the street. I can't even go online because everybody is calling me names. I totally understand you. Please, you need to calm down. Calm down. Please. Please, can you put this away? I hate the smell. Please. Are you here to walk? Or are you here to speak English? I won't be here for long. Just put it away for like 10 minutes. Then do your job and get out of my room. Fine. I'll just do my job. Excuse me. Excuse me. Can I see the injury? You stopping here? Am I holding your hands? What? This is a deep cut. Why would you cover it up without getting treatment first? I don't understand. Are you here to ask me questions or you're here to do your damn job? Listen, you could have gotten this dressed earlier to prevent infection. Just be quiet and do your damn job. I'm trying to make you understand. Shut up! Hello guys, nizere ko mumeze neza. Ndabashimira cyane abantu twabanye kuri TikTok n'abantu twabanye hano bakoze subscribe hano, ndabashimira cyane. Thank you so much. Nago nzahwema kubabwira ngo murakoze cyane pe, kandi muzabyinubire ko ntangira mbabwira ngo mwarakoze kuko mwakoze ibintu bidasanzwe. N'ukuri ko Imana ishobora byose. Hanyuma rero nkuko mwanane n'abasezeranyije abantu bavuye kuri TikTok muje kureba hano, urabona ko ira filime Blind Date yo isa nkaho yarangiye pe. Yarangiye asigaye nk'uduce n'amatari nka 2 gutyo igahita irangira ikagera kuri final. So hano rero icyo nashaka no kugira ngo hano muze mumfashe duhitemo. Mbere na mbere kubanza kuri subscribe my friend. Wowe wakoze subscribe umva ndagushimira cyane Imana iguhumugisha. Sinzi impamvu mumara nkunda kuvuga gutya ariko muzanyihanganira. Hanyuma rero hari Love Me or Not. Iyo ni imwe muri film. So ndajyana ngenda mbahamo summary kugira ngo noneho muduhure muri comment muhite mubimbwira mwihangane pe. Muze kwihangana mubimbwira abaratora benshi. Nibo ndahita nyine vuga ngo ndakora iyi ngiyi kandi muze kwihangana n'izindi nzanyera nzizana ubwira yikurikiraho mu manota and then nayo nzahita nyizana. So reka dufashanye kugira ngo turusheho kuryoherwa muri byose. So hari iyo na intero bita ngo Love Me or Not. So niyo mutipe aggressive. Niba ngo aggressive no mutipe umunyamujinya w'umurakari ko nyine umwana wubakira urukore diruzi ibiyobyabwenge agenda ashaka amafaranga henshi atandukanye mu makavuga ati ko mfite amafaranga, why can't you stay here? Kuki utashobora kuguma hano ubundi ngo dukorere muri company ubundi ubona amafaranga? Kuki uri gushaka amafaranga mu bintu byo hanze? Umusore ati ngende gushaka amafaranga mu marika nshaka amafaranga yanjye byo uri kuvuga ni ibyawe. Ahubwo umusore ajya muri drugs yarwana aho arakubita abantu bamuteragura ibyuma. Hanyuma umunsi umwe amutera icyuma akamuherereza umunasi nawe afite ikibazo nyine mu mawe bagushaka kumukorera surgery. Ako gasanga umutipe nyine ameze nabi afite umujinya bagaka-treating nyine babanye nyine babana amuvura ariko umutipe nyine atabishaka ariko umutuka byahatari. Bigera igihe rero kubera ko umutipe aba afite depression, afite mu mukuru we wapfuye ahora bitekerezo bigatuma nyine yajya no mu biyobyabwenge. Hari aho bagera nyine n'umukobwa bagahita bahuza umukobwa nyine nawe afite ikibazo
cyo umubyeyi n'ubukene bwiwe, hanyuma bakaza guhuza nyine umutipe yabaye down cyane ariko babara nyine ari uwo munsi umukuru we yapfiriyeho. Hanyuma nyine umukobwa akamubwira ati don't worry, nta mpamvu yo kubabara, ubuzima ni bwiza, ntabwo wakobaye uri kunywa ibitabi wiyahura muri ibi, hari abantu benshi bagukunda, I'm here for you, I can help you. So umukobwa rero bikarangira mu manipulating agahuza n'umuhungu, hanyuma bikaza kugera ku rwego bakundana. Uwo mutipe rero abasanzwe n'ubundi aryamana n'abakobwa benshi cyane ariko ahita bayihorera. Nyina rero azamubaza ese ko nzi neza ko abandi bakobwa bayigizayo, kuki uyu Chantel cyangwa se uyu mukobwa yakuzana n'umunasi utashakaga kuva iruhande, kuki uri gushaka kugomeza kumenya nyine ubuzima bwe bwisumbuyeho, kuki uri gushaka kumenya ibintu byinshi. Ubwo baba baranaryamanye ariko baryamana hakaza kuba ikintu kidasanzwe. Ubwo ndagira ngo nyivunagure gatoya, nyina akamubwira ati se ko aryamanye na Chantel ukaba utarigeze umujugunya ko wajugunya abandi bakobwa. Umusore nyine abari guconfessinga love birangira abakundanye aho gutyo. So ushaka kuvuga ngo se ngo kwivuze ngo tuzareba iki, no way, ntabwo ari uko bimeze. Ngayibaze like mu minota nk'itatu tumuze filime y'amasaha 2, ntabwo urumva, ntabwo bimeze kimwe, stories bazijya zikiryoshye. Iyindi rero niyo bita social media. Social media ni y'umukobwa aba yariganye n'abandi banyeshuri bamusuzugura, na nyuma yo kurangiza ubuzima bukamera bubi, abanyeshuri bakaba mu buzima bwiza, none bagipanga igihe cyo guhura, bagira aho bahurira bakomeza bakamuburinga nyine bakamubwira nabi, hanyuma bakamubaza at least se niba ubuzima bwarapangiye ufite boyfriend, ko dore ukana boyfriend ngiye mukobwa ngo ati ndamufite rwose kandi unazwe cyane, ngo yarabeshyaga aravuga ati izina rye ritangirwa na Ki ariko nibanga sinshaka kumuvuga, abana ngo Keystone. Ngo Keystone aba ari umusore w'icyamamare cyane, ubwo abana babashite bakagenda bakayipostinga bikaboostinga nkuko wagiye ukapostinga nyine uvuga ngo inshuti nkayizera mbonye urumva ibyo bintu. Hanyuma nyine umuntu akagenda agahita bipostinga, ugatangira kugenda bamwataka ngira ngo murabizi ko wa mukobwa wifotoranyije na Izere mbonye ukuntu bamwatatse kugeza ubwo account ze cyangwa se imbuga nkoranyambaga zigize privé, nta wundi muntu wakongera kubona n'ifoto cyangwa kubona ahandi hantu. Nuko nawe umukobwa byamugendekeye barabukajya bamutera mu bantu tundi wigiranyaga na gute kuri amutipa atakwemera. Umutipe nawe bimugeraho arinda afata icyemezo cyo kujya kusomesha urwandiko wa mukobwa ati genda usome ubwira abantu neza ko ngewe ntigeze nkundana nawe. Umukobwa arabisoma, ajya kuri Instagram arabisoma ari live, abantu bakajya bamukubita amabuye bamumenaho amazi, atangira kubura uko ajya no ku kazi no gushabika tunashabikaga. Sorry. Hanyuma noneho ubwo umutipe nawe bibonye aravuga ati ubundi ibi n'ibiki nakoze, arangije aragenda ahura no wa mukobwa bari kubimukubita, aragenda aramukiza. Abantu bahita babona ko baravuga ati ese wa mutipe aza no gukiza no mukobwa, siko bijyana bishobora kuba ari byo. Hanyuma rero ikintu kiza gukurikiraho aramukobwa aramubwira ati kuki wakoze bino bintu, ko nakubwiye ko nabeshye, ko navuze ko ntigeze mvuga izina ryawe, ko byahuye gutyo, ko atari nanjye wapostinze birano, why did you do this to me, kuki ibi bintu wabinkore, kuki wankora ibintu, kuki watumye nsoma rwa rwandiko. Umukobwa nta kintu kimuho, ayinjira mu nzu, yakwinjira mu nzu agasanga amatera basohoye ibintu babimenaguye mu kagabiro mu mutwe wari inyoni wankoreye. Umuhungu aramubwira ati none ubu dukora ikintu no basi. Umukobwa aramubwira ati ngiye gushaka none najya muri hoteli nkatuza. Muri hoteli se utarasanga abafana banjye, ahubwo ngwini wanjye, ngwini ujye mu rugo, you'll be safe at home. Ubwo umutipe rero aramukonvinsinga umukobwa akajya mu rugo. Umusore rero nawe afite umukobwa umugenda uruhande bita ngo naba best friends, bino byaba best friends barabizi ngo inshuti zisanzwe, ariko umukobwa baramukrashingiye. Hanyuma aza kuba surprised yuko uwo mukobwa bazanye aho ngaho wiyitiriye umusore birangira n'ubundi bakundanye. So nayo ni inkuru interesting pe, nawe bashishikariza kuyihita. Mureka ne kuba nyinshi ndaba ebyiri. Ubwo ni Love Me or Not, niyo bita social media. So murahitamo imwe pe, nanze gukora izindi zirenze imwe. Hari n'undi wigeze kunza kumpa suggestion ya story, nayo muri buze kwibona muri comment. Ubwo rero nawe ashobora kugaruka akayivuga, habara niba yizaranye no bagahita bayitora, and then I'll be ready to do it. Ndayikora pe, it's okay, nta kibazo. Hanyuma rero ubwo ndecyo nshaka no kugira ngo selecting one undi tuhite dukomeza. Love Me or Not, nkunda cyangwa se ubireke, niba ngo nkunda cyangwa ubireke, that what it means wenda mu Kinyarwanda ko nageragereza. Hanyuma indi social media ni imbuga nkoranyambaga, so you choose Love Me or Not, nkunda cyangwa ubireke, cyangwa se uhitemo social media, imbuga nkoranyambaga. Ni two stories ebyiri, uraza guhitamo imwe muri comment section. Hanyuma duhita dutangira ku TikTok kubera ko iyi ngiyi yarangiye pe, blind date yarangiye, kandi ndabashimira cyane ko mwabanye nanjye, ndabashimira cyane abandi bateye comment. So it was nice, it was good to be here, to be with you. So ndabashimira cyane, God bless you, Imana ibahe umugisha. Ikindi navuga nuko dukomeza gukora subscribe, ndi gutegura n'ikindi kintu kidasanzwe, mpora mbivuga, kandi muzansupport and I will never disappoint you, muzansupport nanjye nzabafasha. Ndi gutegura ikintu kidasanzwe no gushaka kuza kubahereza, soon ndaza kubabwira ukuntu kimeze, murebe icyo ari cyo. So
get ready, mwitegure mbese ibintu turi gufatanya gukora no hano hantu hazavamo ikindi kintu cyiza kidasanzwe. So ndabashimira cyane rero kane kugira video ndende, ahubwo reka dutangire with action. So mugende muselecting and then turahita dutangira tuyikora kutundi duce dusigaye two turi already translated na turakoze, ikisigaye nuko uploading and then tugahita dutangira n'indi story cyashya. So thank you so much, bifurije intangiriro z'umwaka nziza, ikintu cyose uri gukora usanga mu kuboko kw'Imana, kandi ntuzacika intege mu buzima. Ikintu cyose uri gukora shyiramo imbaraga, gira kwaje nubwo wabona bitari kugenda, but keep pushing, komeza ugerageze. Ntacyo bivuze kuba uri kugenda gahoro, it's okay, ntacyo bitwaye as long as you didn't stop. Igihe cyose utigeze uhagarara ukigenda, buri munsi igira ikintu ukora ku nzozi zawe, ku mushinga wawe, you do it, uzabikora kandi bizagenda neza. So ngiye nkunda kubwira abantu ngo kwaje, kubera ko nanjye abantu baransport baramereza courage cyane, courage, ibintu byose uri gukora bizagenda neza, kandi niyo byaba bitari kugenda neza no musejo bizagenda neza. Akenshi usanga ari umugambi w'Imana. So uzashimira Imana ko uyu munsi uri kwiyumva ubu gutya ukungu kumeze, kandi nawe biri kugenda neza, shima Imana, usharinge n'abandi batabifite, ubahe na motivation kugira ngo bakomeze bagere ku byo bifuza, ibintu birushaho kugenda neza, isi turyohere. So I love you so much, God bless you. Ikintu cyose uri gukora usanga mu kuboko kw'Imana. Ndabakunda cyane, ciao ciao. Every breath I take is a song of praise.